Mu karere ka Kicukiro ishyano ryacitse umurizo, abaturage batewe ubwoba, abandi baturage babura uko babyakira, abandi nabo babura uko babivuga. Biteye agahinda aho umugabo yishe umwana we w'imyaka 8 amuziza kumurira inyama, ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi mu baturage, mu bayobozi bose babyumvise, byabagoye kubyakira. Abaturage, inzego zitandukanye hari ibyo batangaje. Gumana natwe ubundi usobanukirwa byinshi kuri iyi nkuru tugiye kubagezaho. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazugira kazana ko ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya mahano, iby'iyi nkuru y'incamugongo yongeye kumvikana mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abagiye batandukanye barimo kwibaza ku cyatumye umugabo yica umwana we ngo biturutse ngo ku nyama yaratetse. Ese koko ibyo byo byaba ari byo, kuba umugabo yakwicira umwana we yibyariye biturutse ku nyama? Ibikomeje kugenda bibabaza abagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru y'incamugongo, iyi nkuru ibabaje, yabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 16 Ukwakira 2024 nibwo mu mudugudu wa Nyenyeri, akagari ka Bwerankori, mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umwana uri mu kigero cy'imyaka 8 bikekwa ko yishwe na se amukubise inkoni mu mutwe, bapfa inyama ubundi umutwe akawumenagura cyangwa akawujanjagura. Ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu baturage biganjemo abaturanyi ba Bariyanga Jean Pierre ukekwaho kwambura ubuzima umwana we witwa Gisubizo Patrick, batangarije itangazamakuru ko aya makuru yamenyekanye nyuma y'uko uyu mugabo agiye guhuza se umubyara, amubwira ko umwana we yikubise hasi arahwera kandi bahoze bumva amuhondagura ndetse bakanacishamo bakamubuza kumukubita, dore ko binavugwa ko yamuzije inyama yakuye mu isafuriya ubwo yari azitetse. Uwari uri ku kabari hafi y'aho byabereye, mu magambo ye mu marira menshi cyane yagize ati, Bariyanga cyangwa se w'umwana yaje yiruka adusanga ku kabari abaririza se ari we sekuru wa nyakwigendera. Amubonye amumenyesha ko umuhungu we Patrick yikubise hasi ahita ahwera kandi ari we wamwishe amukubise, nyuma y'uko umwana we yari ajabuye inyama mu isafuriya ubwo yari azitetse. Se ubyara ukekwaho kwica umwana we wari usanzwe araza sekuru na nyirakuru yabwiye itangazamakuru ko ubwo umuhungu we yamuhuzaga yaje yihuta, ahageze asanga umwana nari guhumeka, amubajije icyo abaye amusubiza ko yikubise hasi akabura umwuka. Undi nawe ngo ahita amubwira ko ari we umwishe kuko yamukubise kuva kare, agira ati, Bariyanga akimuruza naje niruka, mageze sanga koko umwana ari hasi ariko atagihumeka umwuka w'abazima. Uyu mwana yakundaga kundaza, namubajije icyo abaye asubiza ko yikubise hasi ahita ahera umwuka, ariko njye mpita musubiza ko ari we umwiyiciye kuko yari yabujijwe kureka kumukubita. Uyu musaza yakomeje agira ati,
ubundi Patrick Duheruka yari yatumwe na se ibirungo byo guteka mu nyama gusa, ariko amakuru akavuga ko ngo yamukubise arizo bapfa. Aya makuru kandi yanagarutsweho na nyirakuru wa nyakwigendera ubyara se ukekwaho kumwica amukubise inkoni mu cyico, aho yabwiye itangazamakuru ko atemeranya n'abavuga ko yamukubise kugeza amwishe bapfa inyama, ngo kuko n'ubundi yarasanzwe aziteka kandi akazimuhaho uburenganzira bwose busesuye. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Yanagarutsweho n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police CIP Werarisi Gahonzire ku murongo wa telefone yahamirije itangazamakuru kuri iyi nkuru y'incamugongo, ndetse anavuga ko ukekwaho yahise atabwa muri yombi. Yagize ati nibyo koko byabaye ku mugoroba saa 4 nyakwigendera yishwe. Birakekwa ko yishwe na se umubyara ubwo yamukubitaga. Aya makuru twayamenye nyuma y'uko abaturage badutabaje batubwira ko hari umubyeyi uri guhana umwana we by'indengakamere. Noneho tuhageze koko dusanga yamukubise, ndetse tunakoze ku mwana dusanga yamaze kwitaba Imana. Ati ni ibintu bibabaje cyane. CIP Gahonzire wihanganishije umuryango wa nyakwigendera yaboneyeho gusaba ababyeyi n'abaturage muri rusange kwirinda guhana umwana by'indengakamere ngo barenze urugero kandi buzuye uburakari, kuko aribyo bivamo kwica batanabigambiriye. Yagize ati mbere na mbere turihanganisha umuryango wa nyakwigendera ndetse n'inshuti, tukaba dusaba ababyeyi n'abaturage muri rusange kwirinda guhana abana by'indengakamere banuzuye uburakari bwinshi, kuko aribyo bivamo urupfu bitunguranye. Ukekwaho kwica umwana we w'imyaka 8 yahise afatwa afungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Gikondo, ndetse iperereza rihita ritangira ngo hamenyekane neza icyateye urupfu, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera. Tubibutse ko iyi ari KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni naha kandi natwe dusoreje amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.